kwiyumvisha buryo ki bino bihugu bibaho abantu nyamara bikaba bidafite abaperezida byakugora cyane. Kuri iyi si benshi dutekereza ko kugira ngo igihugu kibe igihugu ariko kiba gifite umuyobozi, ni ukuvuga perezida, umwami ugihagarariye ndetse n'uza bijya mu nama zigiye zitandukanye. Benshi turagira duti igihugu kiba igihugu ari uko gifite abayobozi, nyamara bino bihugu bitanu ngiye kukubwira nta perezida nta mwami, nyamara bibayeho bifite n'ubwiza, biranwazwe cyane hirya no hino ku isi. Ni nabyo bihugu bikunzwe kurusha ibindi byose ku isi. Isi dutuye ibihugu birenga 100, hari ibihugu bitanu birimo bifite umwihariko udasanzwe wo kubaho nta muntu n'umwe ubiyobora. Ibi bihugu nta mategeko akomeye bigira, bifite abantu benshi kandi baho mu buryo bwiza. Ibihugu kandi nk'uko abandi ba perezida bajya bavuga ngo nibo bayobozi b'ibihugu, nibo bayobozi b'ibihugu, muri ibi bihugu byo biratandukanye. Mu gihe ibindi bihugu tuvuga ngo perezida ni intwari, abandi tugasibya aba perezida. Mbese ni ukuvuga ko muri ibi bihugu kuba waba uri perezida cyangwa utari perezida biba bitakureba. Nabo bagize ngo bafite ababayobora, ikintu gitangaje cyane nuko ababayobora baba bari kure cyane y'icyo gihugu. Ni ukuvuga kuba wayobora igihugu runaka nyamara udaturanye n'icyo gihugu, ukaba utaba muri icyo gihugu nyamara ukaba umuyobozi w'icyo gihugu. Ibi ko byiyumvisha bishobora kuba byakugora. Gusa kuri uyu munsi reka twinjire mu mateka adasanzwe y'ibihugu bitanu bitoborwa n'abaperezida. Impamvu nyamukuru yatumye bino bihugu bitanu bitoborwa n'abaperezida. Ibi bihugu ubundi bimeze gute? Ibihugu bitagira perezida, bikaba bitagira umwami, bikaba bidafite umuntu bihagarariye hirya no hino, nyuma akaba ari ibihugu bizwi kandi bikomeye cyane. Ni ibihugu bwoko ki? Ese hari impamvu nyamukuru ya politiki yatumye bino bihugu bibaho gutya bidafite abayobozi bihagarariye cyangwa abaperezida? Nge tuye kubana ni Odette Wingabire akiriho Kanyamibwa. Ikaze kuri Kini. Aha ni ku isoko y'amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo. Kuri uyu munsi tugiye kumenyera byinshi kugene n'ibihugu bitanu bidafite abaperezida cyangwa abami. Bibayeho gutyo gusa, nawe umva ko waba ubayeho nta muperezida cyangwa umwami. Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cya Switzerland. Muri iki gihugu nta perezida nk'uko bimeze mu bindi bihugu byinshi, ahubwo bafite inama y'igihugu igizwe n'abantu 7 basangira ubuhanga mu kwa bayobora. Nta muntu umwe uyobora igihugu wenyine. Abangaba bakora ibishoboka byose kugira ngo bazamure igihugu cyabo mu buryo butandukanye kure cyane n'abandi. Iki gihugu ni kimwe mu bihugu bidakora intambara, bimaze imyaka irenga 200 bitagira mu ntambara. Iki gihugu kandi gifite amasaha n'isuka y'inyenyeri ku isi. Ubwikorezi n'inganda z'amikorezi y'isaha, Rolex n'ibindi bikomeye cyane bizwi ku isi. Abaturage bafite ijambo rikomeye binyuze mu matora y'imbwirizwa no ku bibazo bikomeye cyane ku isi. Iki gihugu na none irindi zina ryacyo wakira igihugu cy'Ubusuwisi. Iki gihugu cy'Ubusuwisi nta mwami, nta perezida ndetse nta n'impamvu n'imwe yatuma bagira perezida, ahubwo ngo abaturage 7 aba bafite ubushobozi bungana kandi basimburana mu kuyobora buri mwaka. Abangaba bo nta bintu by'ishyari nta no kuzamura ishyari. Mu buryo bwa politike ibi ngibi benshi bavuga ko ari uburyo bwiza, bitewe n'uko ngo umuntu wese niyabona ko afite uburenganzira bwo kuyobora byamworohera cyane. Mu bundi buryo bavuga ko ibihugu bimeze gutya biba bidafite ubwigenge kandi cyangwa ko bino bihugu biba bidafite iterambere, nyamara nta urusha iterambere igihugu cy'Ubusuwisi. Iki gihugu kirazwi cyane hirya no hino ku isi. Gusa kumenya perezida wacyo ngo madamu perezida, ngo abaminisitiri, kwa kundi ubuzi nyine guverinoma ihagaze nk'abantu 100, muri iki gihugu byo ntabwo bibaho. Ni abantu 7 basimburana mu kuyobora. Aba bantu 7 kandi baba bazi ngo uyu mwaka hazajyaho uyu nguyu n'uyu, undi mwaka hazajyaho runaka. Ni igihugu gifite politike yihariye kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Ku mwanya wa 4 tuhasanga igihugu cya Semolila. Nicyo gihugu cya Repubulika ya kera cyane ku isi, cyashinzwe mu mwaka wa 301 nyuma ya Yesu Kristo. Gifite abayobozi 2 kandi abayobozi bakomeye cyane. Aba bayobozi 2 bahindurwa buri mezi 6 gusa. Bikomeza gutyo ku rwego rutandukanye. Nubwo ari gito cyane, gifite kilometero square 61 gusa gifite ubukungu bwiza cyane bushingiye ku bukerarugendo, imari no kugabanya amategeko. Abantu bo muri iki gihugu bo bazi neza ko perezida cyangwa umuyobozi w'iki gihugu agomba kumara amezi 6 ubundi akava ku butegetsi. Aba bazi neza ko gusimburana bitari ibintu bya nyabyo bimara igihe kirekire. Abaturage bacu ni bake cyane, bari munsi y'ibihumbi 35.
gusa ni abaturage bazi neza ko kuyobora atari ibintu by'intambara. Ni ibihugu bitajya bikunda kugaragaramo intambara, amakimbirane n'ibindi bihugu, bitewe n'uko bino bihugu nta muyobozi, nta mwami, nta n'umuntu ubihagarariye. Kuko niba ushobora kuba wajya ku butegetsi ukamaraho amezi 6 n'undi akazajyaho, byagorana cyane kumenya ko ikintu ugiye gukora ukizi neza. Iki gihugu kandi nacyo ni kimwe mu bihugu byiza umuntu yajya guturaho. Igihugu kitagira amategeko menshi, igihugu gihereza bene igihugu bwigenge kwiyobora mu buryo budasanzwe. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Vatican. Nicyo gihugu gitoya cyane ku isi, gifite 0.49 km². Gusa ni umutima w'itorero Kiliziya Gatolika ku isi yose. Iki gihugu cyoborwa na Papa Francis, mu gihe Papa aba ari perezida w'itorero Kiliziya Gatolika ku isi yose. Uyu niwe uyobora kino gihugu. Iki gihugu kandi ni umurimo ufatika w'amateka mu buryo bwa Kiliziya. Nicyo gihugu ku isi cyoborwa n'umuntu uhagarariye iyobokamana cyane cyane ku baturage ba Kiliziya Gatolika ku isi yose. Abaturage benshi baba muri iki gihugu ni abapadiri, abihaye Imana, abakozi b'itorero, kandi nta n'igihugu kimwe ku isi gihana imbibi nacyo uretse Ubutaliyani. Ni igihugu kidasanzwe ku isi, gifite ubutunzi bwinshi mu muco wacyo. Iki gihugu cya Vatican kiri mu bihugu bikize cyane kurusha ibindi byose ku isi. Ibishushanyo, ibikoresho, inyandiko zikomeye cyane ku isi zose zibarirwa mu gihugu cya Vatican. Iki gihugu cyangwa umujyi wa Vatican, nubwo benshi bawita ngo ni igihugu, nubwo benshi bawita ngo ni umujyi, nyamara ni igihugu. Ni igihugu cyobowe na Papa kugeza amagingo anga, cyobowe na Papa Leo wa 14. Ni umwe mu bapapa bakomeye cyane bari ku isi. Uyu uba ufite ijambo muri politiki idasanzwe. Ni gute yaje kwisanga ariko buri gihugu cya Vatican? Nyamara iki gihugu kitabamo n'abaturage benshi, ahubwo abaturage hafi ya bose babamo hiberamo abaturage bakora imirimo igiye itandukanye, harimo nk'imirimo y'ubupadiri, humansel, abihaye Imana bagiye batandukanye. Ngibyo bibera mu gihugu cya Vatican. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cya Liechtenstein. Ni kimwe gihugu gikomeye cyane ku isi kandi igihugu kitazwi. Benshi bagiye kumenya ibihugu bamenye nk'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ukraine n'ibindi bihugu. Ariko bino bihugu kwa ko bitajya byisanga mu ntambara, kumenyekana babigoye cyane. Ni igihugu gitoya giherereye hagati y'Ubusuwisi na Austria, ariko gifite ubukungu bukomeye cyane. Gifite GDP capita iri imbere cyane ku isi. Gitegekwa n'igikomangoma, kandi iki gikomangoma nicyo gihe gifite ububasha mu gutegeka kino gihugu. Nubwo kino gihugu gitegeka n'ubwami, nyamara gifite demokarasi ikomeye. Abaturage bashobora no gusaba igikomangoma kuvaho binyuze mu buryo bw'amategeko. Gifite umusaruro muto cyane, bigatuma kinjiza amafaranga menshi avuye mu bigo mpuzamahanga. Iki gihugu nacyo ni igihugu cyiza buri muntu wese ashobora kuba ari gutekereza ko kitakunda, nyamara ari igihugu gikomeye cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu kidafite perezida, kidafite n'ukihagarariye, ahubwo kiyoborwa n'abihugu bibiri bigikikije. Ni igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cya Espagne. Ni igihugu cyizwe cyane kiri mu misozi hagati y'igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cya Espagne. Gifite abayobozi babiri, perezida w'Ubufaransa na bishop ukurikiyeho muri Espagne. Aba bombi bahuza hamwe bakabura kino gihugu. Ni ukuvuga ko bakiyobora badahari. Abaturage baho bavuga indimi nyinshi kubera ko abaperezida babo baba ari Abafaransa, kubera ko abaperezida babo baba baturuka mu Bufaransa ndetse no muri Espagne. Gifite ubukungu bushingiye ku bukerarugendo, cyane cyane ku mirimo igiye itandukanye n'imisozi. Mu buryo butunganye cyane, kino gihugu nicyo gihugu cyiza cyonyine cyoborwa n'abaperezida babiri. Aba baperezida babiri kandi bakumvikana bakayobora kino gihugu mu buryo butangaje cyane. Ese kuri wari uzi ko ku mwanya wa mbere hari buze kuzaho ikihe gihugu? Duhure muri comment section. Ibi ni ibihugu bitangaje cyane bidafite abaperezida, mu gihe twe dutekereza ko kugira ngo igihugu kibe igihugu cya kigomba kuba gifite perezida, minisitiri w'intebe, minisitiri w'ingabo n'abandi ba minisitiri bagiye batandukanye. Muri ibi bihugu byo ubuzima bugenda neza, aha abantu bose turi kuvuga nabahari. Ubuzima kandi bugenda neza nta stress, kandi ibyo turi gutekereza ko bitari bukunde ari byo biri gukunda. Kuri utekereza ko ari cyo gihugu kindi gishobora kuba kibayeho n'aba perezida nta muyobozi kandi kikaba kibayeho neza? Ndagira ngo dore muri comment section maze umbwire izina ry'icyo gihugu
kugira ngo ubutaha tuzakuzana amateka yacyo na zimwe mu mpamvu za politiki zatumye bino bihugu byisanga bimeze gutya. Ngiye twabanye uyu munsi nk'uko bisanzwe ni Odette Uwingabire, Agiro Kanyamibwa, ikaze kuri